gutya ubundi tugahita tumera gutya uko iyi ngiyi yo ni danje bantu mudukurikiranye namwe muzajye muyikoresha mwumva ukuntu iba imeze. ubwo ahangaha rero n'igituba cyose mba nkifite. Twongeye kubaha ikaze nk'uko mubimenyereye, tubagezaho ibiganiro bitandukanye cyane cyane by'imyororokere, ibijyanye no kurongora, kunguta, ewana uko akazi kose gakorwa. Kano kanya rero ewana ndi kumwe na cya cyuki mumenyereye, ewana bebe vava bimeze bite? Ni sawa cyane. Asesohoza bari kugukurikirana nawe. Bakunzi bacu ndabasuhuje, nitwa Kundwa Vava. Tugiye kubagezaho ikiganiro kijyanye n'ingo z'abubatse kugira ngo zikomere. Yego. Inde nande Vava na Raki. Sibyo? Noneho ubushize twabiretse amapositeri atandukanye n'iki uyu munsi tugiye kubikora byanyabyo. Muri tayari twikomereze. Kundwa. Nizere ko urimo neza tu. Sibyo? Ndahari kubera wowe. Okay. Noneho tugiye gutangirira ukuntu noneho umukobwa cyangwa se umugore wawe umwataka neza byanyabyo, sibyo? Ukuntu ugaragaza nyine ko umugore wawe ateye, sibyo? Ese Kundwa, wowe umunsi wa mbere urongorana cyangwa se umunsi wa mbere nyine bakurongora byagenze ute? Ese hari amatsiko we wumvaga uyu munsi utagifite? Nari mfite amatsiko kandi nari mfite n'ubwoba. Wari ufite n'ubwoba? Cyane cyane yuko ikintu nari ngiye gukora ntari nzi icyo ari cyo. Ari ubwa mbere nari ngiye kugikora. Yego. Ariko ubu noneho ndagira ngo mbabwire ngo nta bwoba namba. Ni njye namwe. Tubikore ko nta bwoba? Tuhatwike. Okay. Noneho Kundwa, man, njye nyikora numvaga ibintu by'umugore ngo baramunyaza, umugore ngo afite imishino, ngo umugore utaraciye imyeyo, urumva? Cyangwa se ngo umugore ngo hari akantu ngo kagashyimba. Akantu kagashyimba. Kibyo bintu kugeza n'uyu munsi ntabwo ndabisobanukirwa. Ese uravuze ngo ntabyoze urabizi? Uhigeze mpabona ndabishoboye se? None se ni ngombwa ngo wenda agashyimba hari igihe waba ugakoraho ariko ntumenye ko ariko kubera ko ntako ufite wowe. Ahora nanjye niho nibarizaga, nsobanurira hagati y'agashyimba n'imishino. Ese bitandukanira? Ngiye byananiye gucanga ndoto. So imishino nyine igirwa n'umukobwa waciye imyeyo, icyo bita guca imyeyo ni umuco nyarwanda. Guca imyeyo? Yes. Agashyimbo usibye wenda ko bakuvuga ngo ni agashyimbo ariko gafite irindi zina bakita mu bantu bize ibice bigize igitsina, gafite ubundi buryo kitwa katari agashyimbo, kuko iyo twiga ibice bigize igitsina ntabwo twigeze twigamo agashyimbo. Nyine Kundwa, njye ntabwo nize. Nyine nsobanurira usobanura abantu tutize agashyimbo n'agaki kaba gateye gate ku mukobwa. Agashyimbo hari imishino, hari icyo bita rugongo ariyo clitoris. Ndakeka yuko agashyimbo kari aho ngaho hagati na hagati. Nanjye ntabwo bisobanukiwe neza ariko nk'abagabo nkamwe buri munsi mwakagombye kugira ubumenyi buruta cyane ubwacu, kubera ko ari mwebwe mubona igitsina cy'umukobwa cyangwa cy'umugore kuturusha, mukaba mwabasha kumenya aho ibyo bice biherereye, ariko ntabwo kitwa agashyimbo. Nanjye nzabaza abandi bandenzeho ariko ntabwo kitwa. Gusa wenda nuko mu myumvire yacu cyangwa imivugire yacu nk'abanyarwanda dukoresha iryo zina kuko ari ryo ribangutse. Ariko ntabwo kitwa agashyimbo. Byumvikane neza ko bantu mudukurikiye. Kundwa ikintu aravuze ngo niturangiza ikiganiro aza kunyereka akantu bita agashyimbo. Kundwa, sibyo? Ndibuze kukakwereka. Okay. Ariko tutari hano kuri kamera. Atari hano kuri kamera. Akura nakeye mwana. Nakeye pe. Shaka kuba karimo. Byose ni wowe sheri. Okay, twikomereze. Noneho Kundwa, iyo ufite imishino n'agashyimbo. Ariko turagira ngo mbibwe n'abantu badukurikiranye. Nyine turi kugira n'ibanga ry'urugo. Urumva? Hano turi kuri kamera. Ndi umunyarwandakazi niko nababwiye. Bakimara kubyumva bahise bumva icyo mvuze. Muri make ikigwari nkanjye utazi byari byo. Ninjye watakaye.
gusa wenda haba harimo no kujokinga kugira ngo abadukurikiye bumve yuko ibintu turi kubabwira tubisanzuyeho nabo bagomba kutwisanzuraho. yego kundwa noneho tubwire sibyo ni hehe umugabo akoze imboro ukanyara nyene apana kunyabya byo kuzana nyene akantu kamwe ngo wapi ukanyara bya nyabyo. Ese umugabo ayikoza hehe cyangwa se kujya unyare cyane kuri wowe bisaba iki? Bakunzi bacu mudukurikiranye, sheri wanjye icyo ashaka aragira ngo mbigishe cyane cyane abagabo mutazi gukora icyo gikorwa. Aba nibo dukeneye. Iyo winjiye mu gikorwa cyo kunyara ufata diki, reka nkoreshe diki se cyangwa mvuge inka mu mazina yazo, imboro. Ukakomanga kuri rugongo ukoresheje ukuboko kwawe kandi udakoresheje imbaraga. Gusa nagira ngo mbashishikarize yuko kunyaza umugore atari imbaraga ahubwo ari tekinike. Ni tekinike. Yes. Okay, iyo tekinike rero niyo bakeneye kubasobanurira kugira ngo utarabikoraga umugore we atangira bikore abone impinduka nyene zava bamwigishije. Hari ukuntu umugabo abazi yuko wenda azi kunyaza umugore we kandi wenda atabizi. Kuko niba uri gukora sex n'umugore wawe mwashakanye muri kumwe mu buriri, hari ukuntu ushobora kumunyaza. Hari ukuntu ukora imibonano mpuzabitsina ukoresha umuvinga sex yawe, imboro yawe ukayikoma ariko ntago ukomanga kuko buri gituba gifite imyanya myinshi mwebwe mutabasha gusobanukirwa. Ari nayo mpamvu abenshi kunyaza bibacanga. Yes. Uko hari ahantu ugomba kuyikoza hejuru kuri rugongo ugakomanga hagahita haza icyo bita amavangingo, ari byo bita kunyaza. Okay, kundwa uvuze ko imboro umuntu ayikomanga ku mishina. Plutôt ko noza kuri kagashima ngiye niko mbizi man. Sindakabona kuri rugongo. Nese kubera iki mukurura biriya bintu arya se bimeze gutya ra? Siko bimeze. Okay. Imishino impamvu tuyikurura ura n'umuco w'abanyarwandakazi. Gusa bitavuze ko hari n'abanyarwandakazi batabikoze, ariko umukobwa waciye imyeyo cyangwa se utarayiciye iyo bari mu gikorwa cyo gukora imibonano ntago baryoherwa kimwe. Iyo uri kunyaza umukobwa ufite imishino ntago aryoherwa n'umukobwa utayifite. Ntago baryoherwa kimwe. Kundwa mane ndo ufite experience nini mu bintu by'imibonano mpuzabitsina nyene tu sibyo? Noneho tugiye kwigira muri poster. Ndagira ngo twereke poster uvuguti iyo umugabo twahuye akangira atya. Ewana imibonano mba numva nayikora 90 igashira. Twereke poster yose nibura nk'eshano da kugira ngo abari kudukurikira umugabo utabikora umugore cyangwa se umugore utabikora umugabo amenye ngo hari akantu nungukiye ku kiganiro cya Kundwa na Lucky. Twagiye twereke poster ya mbere. Nimbereka poster eshano urabereka zinga. Nyene urumva wenda gufasha nase wakikinana mu kibuga wenyene. Nyene anyereka poster munyara ukwikorwa wandagendera muri aho ngaho ntare bisibyo. Ntago ari ukuzibereka wenda dushobora kuzivuga. Se twazikoze n'umuntu wenda arega hari n'umuntu wenda ashaka kuba tumva akareba iyo video ari bwayireba akavuga ati burya nubwo ntumva ibintu bari kuvuga ariko ibyo bari gukora hari ikintu biri kunyigisha. Hari poster ya mbere ushobora kujya hariya ugahagarara nanjye ndi hano ku gitanda. Oya ngwino nyereka ariko. Okay. Wowe nyereka kugira ngo abantu tubereke neza. Ubwo n'uburyo bwa mbere bwo kuba wanyaza umugore wawe. Ushobora kumera gutya. Yego. Ndi ku gitanda. Umugabo wanjye agahagarara hano imbere yawe. Imbere utya. Nanjye nkamera gutya. Agaca bugufi. Nkaca utya. Wewe ibintu nabivamara. Bitewe n'icyo ushaka wapfukama wagira gute wabivamo kandi wabishobora sibyo. Ni poster ya mbere yo kunyaza.
ubwo ngubwo dushobora no kuhindura nanjye nkaba nahagarara gutya nawe ugahagarara utya urumva gutya yego kandi ukabikora neza bikagenda ukaba ari ruzungu tu yes aka gatatu rero hari ukuntu tuba turangije kano gaposteri ko guhagarara tugakora indi posteri yo ku ntebe reka tuyisimbuze kino gitanda ari nayo posteri ya mbere mu buzima ijya impabura ikuryohera byanyaga mwabibonye namwe ngaho nawe naze inza hano ego gutya ubundi tugahita tumera gutya uko iyi ngiyo ni danje bantu mudukurikiranye namwe muzajye muyikoresha mwumva ukuntu iba imeze ubwo ahangaha rero n'igituba cyose mba nkifite aha ngo ni ugukubita 90 igashira tu sibyo bantu mudukurikiye murebe mwiga apana kureba ibintu bigahita bibuka gukora subscribe mukora kuri ya nzogera munadushayiringa ahantu hose kundwa tayari ubu ngubu nagukoma 90 igashira sibyo noneho njye ntabwo ndanabikora mwana njye ndacyari imanzi ariko nagira ngo unyereke akantu kamwe gute wanyaza umugore noneho cyangwa se wowe ni gute umugabo akunyaza akakunyaza neza ukuma amazi agiye gushiramo hati mana nyagasani naberamuwe n'umugabo ntago amazi ajya ashira mani nubwo ntarabikoroze kumpa ngiye nkwereka amaboko yose ndikokora abantu muturebe ibintu ngiye uko noneho namwe muzakora akazi kose murebe uburyo bimera kundwa ngaho twereke iyo posteri yanyu muto nkuko nabibabwiye ngewe iyi posteri niyo ya mbere umuntu ashobora kunkorera akanyaza nkumva ndishimye kuko ahangaha niho mbasha gufata posteri nziza nkirekura ya nyayo nkamwiha neza hari no kuntu amanika amaguru gutya njya mbibona muri filime aha baragukubitira bigakunda none se ubu turi muri filime ko tugiye kubikora oya ibi ngibi twabikora bya nyabyo reka jokingi ariko iyi posteri ni nziza cyane ku bantu bubatse urugo cyane cyane yuko baba badashaka kwivuna cyane ejo baba bazakomezanya n'ubundi buzima kundwa hari akantu nibutse sibyo urabona hari ukuntu abagore benshi baca inyuma abagabo babo haba ati ntago murongora ngo arangize ese buriya kurangiza ni ukukunyaza cyane hari ahantu akoze imboro ukaba warangiza ubundi ako kantu bikorwa bite hari ukuntu umuntu akunyaza neza iyo abizi ukarangiza yego hari n'igihe ayinjizamo imbere nabwo ukarangiza biterwa n'ibyo umugore akunda muri ibyo bibiri ukunda cyangwa se n'uwamurongoye uburyo azi kurongora yego muri ibyo bibiri ukunda ikihe ngiye byose bimbaho byose bikubaho ariko harimo uvuga ati iyi ngiyi iyo bikoze nta akarusho yo kunyaza yaba ari danjima umuntu arakunyaza neza ukarangiza haha inshuti badukurikiye rero murumva posteri nyinshi wakorera umugore wakarangiza ndetse mwumvishe niyo kuntu bakunda kugira ngo arangize mwabigabo mwe mujya mujyayo murumva tekinike muzakoresha mureke rero ikiganiro tugisoreze hano noneho duhura ubutaha uwo bita Kundwa atwereka impamvu abagore baca inyuma yabo abagabo n'impamvu abagabo baca inyuma yabo abagore cyane cyane abagore mudatanga keya mureke duhura ubutaha mwakoze cyane mwari kumwe na Kundwa ndetse na Lucky dusubire ubutaha babibonye rwose ko cyane cyane uburyo umugore aba agomba gufata neza umugabo bari kumwe hagati aho bibuka akantu kamwe mukande subscribe mukore share and comment mwibuke na like nyabone ibi biganiro ntibikabacike cyane ko ari ibiganiro byigisha abantu imyororokere tuzasubira ubutaha n'uburyo bubaka ingo zabo ciao ciao bye